shwe mu mashati ngo abeshya umugore ko bazabana. Nuwangura umugore nawe yarafite abandi bana. Oya umugabo yari afite abana. Yego. Asambana n'umukobwa. Yari ngo yajyaga ngo amusambanya nyine. Yego. Akamubwira amwemera ati akazamutunga. zakugira iki? None se undi yakemeye akamutunga akamugira uwa kabiri kuba afite abana bimutwaye iki? Kereka umugabo niba atemera kumugira uwa kabiri. Kandi umugabo yabyanze. Yahise yisubira. Icyo ashakaga yari akibonye nyine. Niba atamushaka muramumuhambira ko. Gasaro TV. Bakunzi bacu turagarutse mu makuru agiye atandukanye hirya no hino ndetse ngarukanye na Fabien umugabo udacika intege inshuti y'abagore taragera ku cyo yifuza kugeraho. Taragera ku cyo yifuza kugera udacika intege tagiye ku cyo yifuza kugeraho. Nitwa MC Fabien umugabo utagiye intege ataragera ku cyo yifuza kugeraho inshuti y'abagore. Inshuti y'abamama pe cyane. N'amahoro. N'amahoro. Fabien ko mbona ibintu byo muri isi bikomeje kwa gaterera nzamba. Hagiye bitazaba gatera nzamba. Nabonye umugabo wafashwe mu mashati ngo abeshya umugore ko bazabana. Warabibonye iyo nkuru? Nanjye narayibonye kandi ngafite undi mugore. N'abana. None so ahubwo nkibaza kuko ngo yaramubwiye ngo nagende ngazane ngo yaramubwiye ngo ndashaka ko tubana njye nawe ngo umugabo aramubwira ati genda uzane imyenda ariko tukibaza none se ubwo urumva wakisabira umugabo ko mubana we bikarangira gute nyine? Erega abagabo barabuze. Baburiye kubera ko umufite urumva batarabuze. Ntabwo babuze ahubwo nekereza ko ari igihe cy'umuntu cyo kitaragera kuko niwambwira none se ikindi nese uyu we yari umugabo we niba umva yarafite abana babiri. Nuwangura umugore nawe yarafite abandi bana. Oya umugabo yari afite abana. Yego. Asambana n'umukobwa. Yari ngo yajyaga ngo amusambanya nyine. Yego. Akamubwira ati akazamutunga. zakugira iki? None se undi yakemeye akamutunga akamugira uwa kabiri kuba afite abana bimutwaye iki? Kereka umugabo niba atemera kumugira uwa kabiri. Kandi umugabo yabyanze. Yahise yisubira. Icyo ashakaga yari akibonye nyine. Niba atamushaka muramumuhambira ko. Aho ngo yagiye ngararayo ngo bucya nyine ngakwama. Ariko ibyo bintu kera ngiye aho mvuka iwacu ku Rusumo najyaga mbibona bwose. Umukobwa yajya gusura umusore. Ewe no ku Rusumo kumbe. Genda w'ikibungo. Genda w'ikire kwa Nyambo ura Nyambo twize ku kigo kimwe za Kankobwa. Urumva bajya gusura umusore yamara kugerayo babigiyeho inama niwabo w'umukobwa akahita kwamira muri nyine mu cyaro umusore wabashaka kubaka akazu akabona aragahagaritse. Umukobwa wayinjiragamo kabone niyo nta kintu babaga bakoze ntabwo yayivagamo yahitaga yikwamiramo akwama. none uwo mukobwa nawe rero niwo mugabo yaramubeshye kazamutunga akamubeshya ko nta mugore afite urumva yagombaga gukwama yagombaga kwakwamira da. Ahubwo twibaza nk'uyu muntu w'umugabo afite umugore akihakana ko nta mugore afite agahakana n'abana hagibwa abakunda umugore we cyangwa abo bana baba bakunda. Nicyo kintu nge nibaza nurebe impeta yanjye nigivamo. Hari umuntu wambwiye ati nimwereze ifoto arambwira ati se kumaha ifoto kandi mo nirimo impeta. Ndamubwira ni nyine ngewe mfite umugore nzi kuri umusore. Arambwira ati noze wagiye wifotoza utambaye impeta ni noze kubera iki ko niwo mfite nyine mufite ko nateze kongera gushaka wa kabiri niyo nashaka wa kabiri nibyakuraho ku wa mbere mu agaciro ke ko guhora nambaye impeta. Hari abantu rero bwose baba batunze abagore sinzi niba atari ukubakunda ariko yajya gutereta kumva ko yemeza umuntu ariko yamubwiye ko nta mugore afite ngo cyane abana mfite ariko bya nta mafuti nta makosa cyase gasebye umugore we. Yego mwongo urumva yari yishyizemo kabonye umusore kumbi ni umugabo amaze kumukuramo ubunyunyusi ati ntabwo ngiye nshobora kubana nawe ngiye ndi umugabo mfite umugore n'abana. Usumva bidateye agahinda? Birababaje ko nanone nkibaza byakabaye byiza abantu bagiye babanza bakagenzura nyine. Yari abantu rega kugenzura sibyo biracyabarega. None kumufata mu mashati se barabana ku ngufu. Urabiza abantu birubavu hano bira muri kira gice na mikino. Oya none ikibazo si icyo. Barabana ku ngufu ko kumufata mu mashati biratuma babana ku ngufu.
nyine yamusezeranyije ko azamutunga namutunge nk'uko yabimusezeranyije. none se niba atabishaka urukundo rurahatirwa nabyo ahubwo ikibazo gihari uwo mukobwa nose uwo mugabo yemeye ko wa mugani agiye kumutunga bakajya mu nzu bakamarana ukwezi akongera akigenda azasubira kumuhigana none ngo umugabo yaranaye. nicyo kibazo wakibaza. ariko uyu mukobwa nawe si ugukunda umugabo banza atari ugukunda umugabo ahubwo yarakunze ibyo uwo mugabo yamuhaye cyangwa uwo mugabo afite. si urwo rukundo rubaho cyangwa uko ni ugushaka umugabo gusa. rubaho rwose ashobora kuba yaramwijeje nyine ko bagomba kubana gusa numvishe abaturage bavuga bati ibi bintu by'abantu twari tubizi rwose pe bamaranye igihe amanywa nijoro twabajyaga tubabona ibyo barimo. ni ukuvuga ngo icyo yashakaga uwo mugabo yari amaze kukibona ubunyunyu yose yari amaze kuwukuramo. ahubwo uwo mugore cyangwa uwo mukobwa ntagende yicara ategereza asenga imana izamuha undi mugabo. ariko nanone ni ukuri abagabo mugerageze niba uzi ko wubatse ukaba ufite umugore wijya gutesha umutwe undi mwana w'umukobwa cyangwa undi mugore umubeshya ko nta mugore ufite. niba wakunze umuntu cyangwa wamugirira irari muterete kigabo muterete nk'umuntu wubatse. niba ari ibyo umugomba ubimuhe yikomereza ariko wijya gushyira umuntu mu mwanya wo kuzamutunga nyamara ufite undi mugore. yego kandi ibyo bintu abagabo benshi ngo bakunda kubigira. ariko ntabwo ari ibintu byo gushimirwa. yego uzi ko uwo mugore bishobora gushiduka yishe uwo mugabo se. yego birashoboka. aha bati twese tumuhombe n'uwo mugore amubure. uyu mukobwa bishobora kuzarangira rwose twumva indi nkuru ivuga ko byarangiye wa mukobwa. uwo mukobwa ashobora kuba ati okay niba unyanze genda ntacyo bikazarangira agiriye nabi uwo mugabo cyangwa se akajyana nawe n'uwo mugore reka cyane uwo mugore ugasanga bigendeyemo ati twese tumuhombe twese. abaturage bumvise uburyo bavugisha ukuri. yego ati turabizi ibintu byabo bamaranye igihe banavuga ati bararyamanaga ariko ntabwo ari byiza ni ukuri. yego wowe ubibona ute? iyo wumvishe nyine umugabo waciye umugore inyuma agakoresha imvugo y'uko nyine adafite umugore. ibyo byose si bisanzwe ku bagabo bamwe na bamwe noti bose. ntabwo ari bose. ndavuze ngo noti bose byumve neza. bisanzwe ku bagabo ariko si bose. ariko ni ibintu byo kunengwa ntabwo ari ibintu twaha agaciro pe. ngewe ntekereza ko ibyo ngibyo atari uwo muti. ntekereza ko niba ajya gutereta ntabwo biba byiza gutesha umupatina wawe yaba umugabo cyangwa umugore agaciro. wahatereta nkawe ariko bitavuze yuko utesheje agaciro wo muri koma. oya none no kwiyambura abawe sha akabagabo barahumuye. bati nukuri kw'Imana umugore wanjye twabanye namukunda rwose. ntahe nuvuga ati je nukuri kw'Imana umugore wanjye akabirahirira ati ubu ntitukibana twaratandukanye. oya turabana ariko mu cyumba buri wese agira iki. reka abenshi yari guteta bijya kuvuga ngo barabana ni bake bavuga ko bakibana bakoresha buri wese afite icyumba cye 90% kugerageje kuba kadafite umugore akumubwira ko umugore yagiye hanze. oya nago byabura cyangwa batakibana. oya nago byabura kuko cyangwa abandi akavuga ati umugore wanjye ntaki. ubana n'umugore ntakabana babiyoberwa. ko umugore niba mu rugo atagwa ari ngombwa kujya kubibwira undi kugira ngo akugire impuhwe zo kuguha. oya nububuka wareba ubundi buryo uteretamo ariko udakoresheje imvugo igaruka ku mugore wawe. ubundi umugore wamuzanye muti cyangwa se umugabo abari gutera impuhwe. abakobwa cyangwa igitsina gore mukunda kumva bagira impuhwe se. yavuze ngo wenda umugore wanjye naheruka kumara igihe amugirira impuhwe. ni amakuru ufite. kabatireka nkugirire impuhwe. ariko izo mpuhwe nazo zigendana hari ibyo amuhaye. yego ni nayo mpamvu rero abagabo bose nabagira inama yo kuvuga ngo niba waruswe n'iryo rari basi ukumva irari ryakunaniye ryakuganje genda wowe ubwawe kuko uwo mugore cyangwa uwo mukobwa mugiye kuryamana n'ubundi byanga bikunda biragusaba ko ari igitambo uri butambe kugira ngo aguhe cyangwa umubone. rero wigaruramo umugore wawe. yego mubwiza ukuri mbwa ati rero ngewe ndubatse mfite umugore n'abana. yego nariko ndewenda ndagukunda cyane akugirira irari. rukundo rundi n'irari. hari igihe rubaho darije umuntu akunda umuntu nose ubundi umuntu ararikira umuntu atakunze. bibaho ari ibyo kugira ngo birangire ako kanya kuko hari n'igihe biba mugabo akakubwira uti byabaye kiriya joro nta nubwo mperukana nimero ye mfite. okay birashoboka nanone ariko icyo gihe ni kuri babandi wenda bo kubiro. ako sinyeka ko umuntu mwateretanye ujya kumutereta akagera ku rwego rw'igihe ryo kugira ngo bizabe ibyo rari umufite haba harimo n'akantu ko kumukunda. abagabo nta rukundo bapfa kugira. abagabo ahubwo nitwe tugiye urukundo ahubwo abagore mwe nta rukundo mugira. gute se? gusa ikibi cyanyu mwe mukunda nabi.
wari kubyitiranya. Abagore bagira urukundo. Okay. Ahubwo abagabo mugira irari. Abagore mugira urukundo, abagabo ibyo bintu yego. No ushaka kuba ko iriya nkuru se yuriya mukobwa nyine ni urukundo, we yari yakunze umugabo yego, ariko umugabo we yaramufitiye uranabisoje. Umugabo we yari yamugira irari aramusambanya amubeshya kuzamugira iki umugore. Umugore we rero iki gutuma amufata mu mashati hafi kurwana ni rwa rukundo akibeshyaho yuko uwo muntu yamukundaga. Okay. Rero abantu nk'abo ngabo babagira ihe nama Fabien dusa n'abasoza. Njye nyine inama nagira abana b'abakobwa, abagabo ujya ku bagabo kuko niwe wahemutse. Oya nibyo navuze nyine natanyemo, ntago ari byiza kujya gutereta ukabeshya umuntu ko utubatse kandi wubatse. Bwiza umuntu kuri akwime cyangwa guhe. Hakintu byo kwihakana umugore wawe cyangwa abana bawe ni amakosa. Kindi nuko numva twanasoza ikiganiro. Iyo ugezeyo akana abantu babaye umurambo pe kanitahire. Sawa. Gasaro TV.